nta kindi kiraro kiriho cyeretse Kristo uhuza abantu n'Imana. Nta kindi kiraro kiriho gihuza abantu n'Imana cyeretse Kristo wenyine. Nta yindi nzira iriho ihuza abantu n'Imana itari Kristo wenyine. Umwami Yesu aravuga ngo umuntu nta kintu byamumarira niyo yatunga iby'isi byose, mu yindi mvugo akorera hanze y'umurongo washyizweho n'Umuremyi, ari hanze ya mode d'emploi, ari hanze yuko Imana ishaka kwabaho. Tubahaye ikaze inshuti z'umwami wacu Yesu Kristo. Tunejejwe nuko mushimye kubana natwe ku murongo w'inyubako y'agakiza. Turacyakomeje kuganira ku ijambo ry'Imana ryo kuduhugura ngo twongere tugenzure imyubakire dufite muri kino gihe cyacu cya none. Rero duherukana tuganira ku musingi w'inyubako y'agakiza, tugiye gukomeza tuganira ku rufatiro rw'inyubako y'agakiza. Turakwinginga cyane kugira ngo wemere kuba kumwe natwe, kuko dutekereza ko ibi byose ari ibigira ngo byongere biduhe kugenzura imyubakire dufite, kugira ngo turebe niba ari iy'ukuri koko, kuko imyubakire y'iyi minsi iteye inkeke. Niyo mpamvu dukwiriye guhora tuyigenzura ngo turebe ko ibyo dufite ari iby'ukuri koko. Umwami Yesu rero aguhe umugisha. Reka dusengane hanyuma dutangirane n'ubundi tuganira n'ijambo ry'Imana. Turagushimiye Mwami Yesu kuko ugize neza ukaduha umwanya wo kuganira ku byanditswe byera bituruta ubukuru. Turaguhendahenda kugira ngo wemere kube kumwe natwe, kugira ngo imitima yacu iganirizwe n'Umwuka Wera, hanyuma twebwe ari abavuga ari abumva dusangire ibyiza byo mu ijambo ryawe, twese tujye imbere hamwe mu by'inzira yawe, ngo biheshe Imana icyubahiro ku bwa Kristo. Amen. Urakoze rero kubana natwe, n'ubundi twongeye kuguha ikaze. Ukireba izi video twifuza ko ushobora kuzisangiza n'abandi, kuko dutekereza ko byagirira umumaro umuntu wese ngo yongere genzura agakiza ke, kubera ko rwose bene data bakundwa, mfite agahinda, mfite icyifuzo mu mutima cyaka kimbuza amahoro, ugutekereza ko abantu bibeshya ko bafite ubugingo buzima muri bo, kandi nyamara bibikiye igicupuri, bibikiye ibyiringiro bipfuye, bameze nk'inkware cyangwa se nk'inkoko zibundikiye amagi y'amahuri. Niyo mpamvu nsaba kugira ngo ibyo byiringiro abantu bavuga ko bafite babigenzure, kugira ngo bamenye ko ibyo bafite ari iby'ukuri koko, bizahesha kwinjira kuri urya munsi, muri urya rurembo Imana yateguriye abantu bayikunda. Imana yo mu ijuru tugire neza. Niyo mpamvu nagiye buke buke, ntirengagije ko iminsi yihuta, ntirengagije ko iminsi ishira vuba, ariko nagiye buke buke kugira ngo niba bishoboka, nyamuneka mukundwa, wongere wigenzura uhereye mu itangira ry'icyitwa agakiza ufite kugeza ku kigejeje ubu ngubu, kuko agakiza nako ni ibintu bikura, ni ibintu bikora, ni ibintu bifite ubuzima. Niyo mpamvu bigomba kugenzurwa buri munsi ngo bigaragare ko bikiri bizima koko. Imana y'ubuntu bwinshi rero itugire neza. Nababwiye ko duherukana tuvuga ku musingi w'inyubako y'agakiza, aho twasanze agakiza nako ubwako urufatiro rw'agakiza rugomba guterekwa ahantu hamaze gucukurwa imisingi. Urufatiro rwitwa agakiza, urufatiro rwitwa Kristo, rugomba guterekwa ahantu hari impamvu z'ako gakiza, kuko ntabwo dushaka gukizwa nta kibazo twagize. Burya nta kintu watakaje, nta kintu wahombye, nta burwayi, nta byago, nta kaga, nta makuba. Burya gukizwa, iryo jambo gukizwa ntabwo rishobora gukenerwa, riza ahantu hari ikibazo umuntu ajya gukurwa muri icyo kibazo. Niyo mpamvu rero twari dukeneye izo mpamvu kugira ngo Umwami Imana abone kwintervena, abone kuza mu kibazo cyacu, aje kudukiza. N'ibindi rero ni gutyo bimeze. Kitwa agakiza kubera ko hari icyo kaje kudukiza. Icya mbere ni urubanza rw'iteka. Ibyo byo twabivuzeho mu gace kabanje. Hari urubanza, ariko si urubanza gusa, hari n'ibindi birenze urubanza. Hari ibindi bintu twatakaje uhereye kuri Adamu kugera kuri twebwe, nabyo Umwami Yesu yaje kugira ngo adusubize ku bw'ubuntu bwe bwinshi. Rero uhereye mu gihe cya Adamu, igihe cy'ubutungane, aho Adamu yari abanye n'Imana mu buryo bw'ubutungane, kumenya icyiza n'ikibi nabyo bidahari muri we, ubuzima bwe butunganye gusa. Icyo gihe cyaraje kiragenda kigera aho Adamu
yacumuriye yirukanwa muri icyo gihe, umuntu atangira kuba atakibona ubutungane, ahubwo umuntu atangira kuba akurikije umutimanama. Uwo mutimanama rero nawo umuntu arawukurikiza mu gihe kitari gitoya rwose, ntabwo byabaye igihe gitoya umuntu akurikiza umutimanama, uhereye kuri Adamu amaze gucumura ukaza ukageza mu gihe cya Nowa. Uwiteka yongera kugenzura abantu nanone abitegereje. Bibiliya iratubwira ngo mu gice cya 6 uhereye ku murongo wa mbere hasobanura uburyo Uwiteka yitegereje akabona no kwibwira kw'abana b'abantu ubwako ari kubi. Abantu bayobowe n'umutimanama nyine, umutima ukajya ukubwira ati kikoze si cyo, cyangwa se nicyo kirakwiye cyangwa se ntigikwiye. Ariko icyo gihe nacyo cyo kuyoborwa n'umutimanama, Uwiteka aje kugenzura abantu asanga nabo hari ikibazo, kuko mu gice cya 6 wenda mvuze ku murongo wa 5 haravuga ngo kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane, kandi ko kwibwira kose kw'imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose. Uwiteka yicuza icyatumye arimo abantu mu isi mutera agahinda mu mutima. Rero icyo mvuga ni iki ngiki, ni uko umuntu amaze kuva mu butungane, Imana yamugoragoje ikamuha ibihe byo kugira ngo yari ibizi ko igisubizo ari kimwe, ari uko umuntu asubira mu gukiranuka. Ariko nyamara habayemo igihe kugira ngo kimwereke ko umuntu ari wenyine burya ari ntacyo abasha kugeraho, ari wenyine burya nta kizima abasha kuzana. Umuntu atandukanye n'Imana burya nta cyiza ashobora kubona mu buzima bwe bwa buri munsi no mu mibereho isanzwe. Icyo nshaka kuvuga ni ikihe? Ni uko umuntu amaze kuva mu gihe cy'ubutungane agatangira kuyoborwa n'umutimanama, Uwiteka yaje kugenzura imibereho ye asanga ingeso ze ari mbi, asanga no kwibwira kwe ari ku iteka ryose, bituma yicuza icyatumye agera gute ari mu muntu. Abitewe n'iki? Umuntu uyoborwa na conscience, umuntu uyoborwa n'umutimanama, ngaho byamugejeje Uwiteka agambirira kurimbura umuntu. Icyo gihe nacyo kivaho kirangirishijwe umwuzure wabaye mu gihe cya Nowa. Hakurikiraho ikindi gihe Imana yemereye umuntu kayoborwa n'ubwami bw'abantu cyangwa se n'ubutware bw'abantu, uhereye mu gihe cya Nimurodi, urya muhungu wari umuhigi, atangira kubakisha Babeli muri cya kibaya cy'Ishinari. Ntabwo ari byo ndibuze kuvugaho ubu ngubu, ahubwo ndivugira ko n'ubutware bw'abantu nabwo bwarakomeje, ariko ntibwaza kuza kugira umumaro, kuko ngira ngo muzi neza ko iyo muri gice 11 cy'itangiriro byaje kurangira ururimi rw'abantu rugabanijwemo indimi nyinshi. Donc abantu bayobowe n'ubutware bw'abandi bantu bagenzi babo nabo naho ngaho byabagarukirije. Icyo ni igihe cya 3 nari mvuzeho. Bituma Imana itangirana n'ikindi gihe, noneho itangiye guhamagara umuhungu wa Tera wo mu Bakaludaya, Aburahamu, wari ufite abavandimwe b'umubiri basanzwe, ariko Imana imuhamagaye imuha isezerano. Hatangira kubaho igihe cy'amasezerano. Uwiteka yarahagurukije umuntu ariko amuhaye amasezerano. Hatangira kuboneka agace k'abantu bamwe bagendana n'Imana kubw'amasezerano y'ibyiza bakorera. Aburahamu rero kwizera Imana kwe, ngira ngo muzi neza ko byamuhanirijwe no gukiranuka. Imana imuha amasezerano yo ku rubyaro rwe, ukuntu izabarobanura. Biraza bigera ubwo yabyaye abana bimukira muri Egiputa. Abana be baza kuza kuva muri Egiputa nyuma y'imyaka 400 nk'uko Uwiteka yari yamubwiye, amuha isezerano ry'igihugu. Icyo ni igihe cy'abantu bari bayobowe n'amasezerano. Ariko icyo gihe nacyo kiza kuza kurangira ubwo itegeko ryabonekaga ku musozi wa Sinayi, aho Uwiteka yarabahinduriye akabaha isezerano rya mpanguhe. Iryo sezerano rya mpanguhe ryari isezerano ryavuga ngo nugira umwete wo kwitondera amategeko yanjye ngutegeka uyu munsi, iyi migisha yose izakuzaho. Nutitondera amategeko yanjye ngutegeka uyu munsi, imivumo yose izakuzaho. Ubwo ni mu Muteka 2:28. Ni ukuvuga ngo habayeho igihe imyifatire, imigenzereze y'umuntu ari imuhanirizwa no gukiranuka. Donc imirimo y'umuntu ariyo imuha agaciro, imwegereza cyangwa se ikamutandukanya n'Imana. Donc ni gutyo isezerano rya mpanguhe ryaje rimeze. Ubwo ndi kuvuga mu gihe cya 5, aho umuntu yaragiye kubeshwaho n'imirimo ye. Umuntu udahirimbanira imirimo itegetswe n'amategeko kugira ngo ayisohoze, uwo ngo ahindukaga ikivume. Niko byari bimeze muri iryo sezerano ryabonetse kuri Sinayi. Rero ibyo muri iryo sezerano byose
iyo nshaka kurivugaho gatoya ibyo bya gatanu ni iki ngiki, ni uko imigisha yose izanwa nuko abantu bitondeye amategeko. Iyo uyirebye ukayigenzura witonze, usanga ifitanye agashusho na ya migisha yabonekaga mu ngobyi ya Edeni. Donc iyo dutangiranye n'iyi dispensation ya gatanu cyangwa se n'iki gice cya gatanu abana b'abantu babayemo, tukabona imigisha ikomoka ku kwitondera amategeko y'Imana, dusanga ifitanye ishusho na ya migisha yari mu ngobyi ya Edeni. Ngo bitwereke iki? Ngo bitwereke umugambi w'Imana wo guha Imana umugisha no kubana n'umuntu ugikomeje. Byarabaye muri iryo sezerano, ntabwo ndi buze kuza kubitindamo cyane. Iryo sezerano rihabwa amategeko, rihabwa ibitambo kugira ngo abantu babone uko biyunga n'Imana. Imana yarushaje kubisobanura neza muri iryo sezerano, ibereka ishusho yayo, ibereka kamere yayo, ibereka izina ryayo rikomeye, ibereka imbaraga zayo zikomeye, yihesha izina rikomeye imbere y'amahanga ndetse n'imbere y'ubwoko bwayo bwa Isirayeli muri icyo gihe, ariko nyamara igamije ikirutaho kuba cyiza, ari wo mugambi wayo wagomba gusohora ku bana b'abantu bose, abana ba Adamu bose, kuko uwo mugisha Imana yari yagambiriye ko amahanga yose azahabwa umugisha. Icyakora ibinyuza kuri Aburahamu ihereye mu gice cya 4 cy'amasezerano kuza kugera mu gihe cy'amategeko, aho yari igiye kwerekana igicucu cy'ibizakurikiraho hanyuma. Muri icyo gihe cyabanje habayemo ibintu byinshi, habayemo amategeko menshi yatanzwe, icyaha kiramenyekana, icyaha gihabwa agaciro, icyaha kirahanwa, ndetse no kwitondera amategeko byerekana imigisha ijyana nabyo. Ariko nyamara ndabamenyesha ko ibyo byose, byaba by'amategeko, byaba by'amabwiriza, byaba by'ibitambo, byaba iby'iki, byose byari ishusho y'ibizakurikiraho hanyuma. By'umwihariko ndavuga cyane cyane ku byerekeranye n'amategeko yerekeranye n'imihango, n'ibyo gutamba, n'ibyo gutura amaturo. Ibyo byose byari ibintu byazaga ari igishushanyo cy'ibizakurikiraho hanyuma, kuko iryo sezerano ryabanje ryari igishushanyo cy'iby'Imana izaha amahanga yose binyuze mu gitambo y'ubwayo izatanga. Kuko sintekereza ko igitambo umuntu yatanga cyaba gitunganye kurutaho ugitanze. Icyo mvuga ni iki ngiki, ni uko n'ubundi kuko ubugingo bwakoze icyaha bwagombaga gupfa, ni ibintu byumvikana neza ko Imana atari umuswa ngo ifate ubugingo bw'umuntu wakoze icyaha bugurana ubugingo bw'itungo, ngo hanyuma umwana w'umuntu akurweho urubanza mu gihe hapfuye itungo mu cyimbo cye. Ntabwo ariko byagendaga, ahubwo icyo gihe ibyaha byarabarirwaga, ibicumuro bigatwikirwa. Donc niko Dawidi yanditse muri Zaburi 32 akavuga ngo hahirwa umuntu wabariwe ibyaha by'ibicumuro bye bigatwikirwa. Urumva icyo nshaka kuvuga ni uko ibitambo cyangwa se amaturo atabashaga gukuraho umuntu urubanza rwose. Icyo mvuga kiboneka mu reka mbivuge wenda mbisomye mu Baheburayo mu gice cya 10 havuga ngo ubwo amategeko ari igicucu cy'ibyiza bizaza, akaba adafite ishusho yabyo ubwabyo, ntabwo yabasha gutunganya rwose abegera igicaniro abatunganishije igitambo bahora batamba uko umwaka utashye, kuko iyo abibasha ntibaba bararorereye kubitamba. Kuko abasenga baba barishije rwose ntibaba bakimenyaho ibyaha, ahubwo bahora bibutswe ibyaha byabo n'ibyo bitambo batamba uko umwaka utashye. Umurongo wa 4 ukavuga ngo erega ntibishoboka ko amaraso y'amapfizi n'ay'ihene akuraho ibyaha. Ni ukuvuga ngo ari ukwitondera amategeko, ari no gukurwaho urubanza, ni ibintu byakorwaga mu buryo bw'igishushanyo kigomba kuza kikagera kuri Kristo ubwe ari we gitambo kizima. Rero n'igice cya 9 kivuga ibyo ngibyo, aho kivuga ko uhereye ku murongo wa 8 haraho umwanditsi yageze aravuga ngo nuko rero icyo umwuka wera atumenyesha nuko inzira ijya hera cyane yari itarerekanwa ihema rya mbere rikiriho, ari ryashushanyaga iby'igihe cya none, ubwo abakurikiza amategeko yaryo batura amaturo bagatamba ibitambo bitakibasha gutunganya rwose umutima wo bitura, kuko ibyo hamwe n'ibibwiriza by'ibyo kurya no kunywa no kwibiza no kujabika by'uburyo bwinshi
ari amategeko yo mu buryo bw'abantu gusa, yategetswe kugeza ku gihe cyo gutunganywa. Imana itugire neza. Akomeza avuga ngo ariko Kristo amaze kuza niwe wahindutse umutambyi mukuru w'ibihe byose. Imana yacu tugire neza kandi Imana idufashe. Donc icyo mvugiye ibi ngibi ni uko habayeho igihe abantu bagiye bahabwa uburyo bwo kubana n'Imana, ari ababanje kuba mu buryo bw'ubutungane, twabavuzeho ba Adamu batamaze igihe kirekire, ari ababayeho mu gihe umuntu yayoborwaga n'umutimanama conscience, bikaza kurangira umwana w'umuntu arimbuwe n'umwuzure mu gihe cya Nowa, ari igihe abantu bategetswe n'ubwami bw'abantu, aricyo gihe cya Nimurodi, abantu bikaza kurangira bubatse Babeli muri icyo gikombe cya Shinari, ndetse ugakomeza ukaza no kugera mu gihe cy'amasezerano, ukagera no mu gihe cy'aya mategeko y'ibitambo n'ibibwiriza bindi byagenaga imihango. Ibyo byose byari bigamije kuza kutugeza ku gihe cyo gutunganywa rwose, ari cyo gihe cy'umugambi w'Imana ku mwana w'umuntu, Imana icungura umuntu, ari yitanze igitambo kandi igitambo gihoraho. Niho hantu ndimo ndajya, niyo mpamvu nshaka kubabwira, niba mbabwira iby'umusingi, impamvu uzagakiza. Ibyo byose Imana yabikoze, ariko ibiha umuntu kuza kugera kuri Kristo, kuko igihe cyo gutunganywa rwose cyari kitaragera. Kristo ataraboneka, nta gihe cyo gutunganywa ntabwo igihe cyo gutunganywa cyari cyakaboneka. Imana mu ijuru tugire neza. So icyo nshaka kuvuga ngiki, ibyo bihuko ari 5 birangiye, byakurikiwe n'ikindi gihe. Icyo gihe kindi cyakurikiyeho ni igihe Imana ubwayo noneho ariyo yatanze impongano ibasha kweza umutima w'umuntu, igatanga undi Adamu kugira ngo ibyo yagambiriye iherekera kose bisohozwe n'ukuboko kwayo kwiza, ubwayo yicungurire umwana w'umuntu, ubwayo yongere yigarurire umutima w'umwana w'umuntu wari warazimiriye mu ngaruka yatewe n'icyaha, yatewe no kutumvira Imana y'ubuntu bwinshi tugire neza. Nuko rero iyo nzira ijya hera cyane, ndavuga hera cyane ho mu ijuru, yari itarahishurwa, yari itaragaragara, ihema rya mbere rikiriho. Niyo mpamvu byasabye ko habaho kugurana, kugira ngo icyari igicucu cyangwa se icyari ifoto, icyari igishushanyo cy'ibyiza bizakurikiraho gikurweho, kugira ngo abantu bakunde babone Kristo ubwe. Imana yacu tugire neza kandi Imana idufashe, kugira ngo abantu bakunde babone incungu, babone impongano, babone umuhuza, babone ubwishyu bw'icyabatandukanije n'Imana. Nikimara kwishyurwa, abantu bongere biyunge n'Imana, noneho umubano wabo n'Imana wongere ugere ku mugambi mushya Imana yari ifite ku mwana w'umuntu. Ntuze gucikwa rero n'agace kacu gakurikiraho, kuko tugiye kuganira iby'urufatiro, ari we muhuza w'Imana n'abantu, ari we muhuza w'ikibanza dufite n'inyubako y'agakiza tugiye kubaka. Uwiteka guhire. Twongeye kuguha ikaze inshuti mukundwa, ukundwa n'umwami wacu Yesu Kristo. Mu gace kacu kabanje twari turimo tuvuga ku bihe abantu bagiye banyuramo kuza kugerwa umugambi w'Imana wo kubacungura wasohoreye. Twavuze ku gihe cy'ubutungane umuntu ari muri Edeni, twavuze ku gihe umuntu yayoborwaga n'umutimanama, twaje kuvuga no ku gihe umuntu yayoborwaga n'ubwami bw'abantu, tuvuga n'igihe habayeho kuyoborwa n'amasezerano, habaho n'igihe cyo kuyoborwa n'amategeko n'imitambo mu gihe cya Mose, ndetse n'Abisiraheli, ukageza ku gihe habonekeye impinduka, aho Imana igira ubuntu yatangiye kwigaragaza. Umugambi w'Imana aho wasohoreye, ubuntu bw'Imana aho bwagaragariye. Ubuntu bw'Imana butangirana n'Imana n'ubundi ijya gushaka umuntu, nk'uko yari yarabikoze umuntu ijya kumushaka mu ngobyi ya Edeni yagiye kwisha kuko kumva imirindi yayo. Rero ibyo n'ubundi byari byabanje kugaragara ko bidashobora gutunganya umutima w'umuntu. Ndavuga ibitambo by'amapfizi y'ihene n'intama, cyangwa se n'ibindi bitambo byose byatandukanye gukuraho urubanza. Bimaze kugaragara ko bidashobora gutunganya umuntu rwose, n'ubundi Imana yafashe icyemezo cy'uko ifite uburyo iba zatunganya umuntu, kandi bikaba bihagije mu buryo bw'iteka ryose. Niyo mpamvu rero ubwayo yifatiye icyemezo cyo kwitangira igitambo cyo kwicungurira Adamu warazimiye. Ibyo twabivuzeho mu mpamvu z'agakiza.
ko niba Adamu atarabayeho na Kristo atarakwiriye kuba yari ariho, kuko Kristo Bibiliya imutwereka ko ari we Adamu wa nyuma. Noneho Adamu wa mbere twabivuzeho gatoya, Imana imurema yahindutse ubugingo buzima, ariko Adamu wa kabiri Imana imurema imuzana cyangwa se imuduhishurira, imutwereka we ari umwuka utanga ubugingo. Imana itugirire neza. Ni ukuvuga ngo icyo ngiye kubabwira ndakibabwira tumaze gusoma aya magambo tubona mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Mariko. Turavuga ku buryo bwayo bwombi mu gice cya Mariko cya 8 ku murongo wa 36, aho Bibiliya itubwira ngo kandi umuntu byamarira iki gutunga iby'isi byose niyakwa ubugingo bwe? Mbese umuntu yatanga iki ngo acungure ubugingo bwe? Twamaze kwinjira ku kibazo cyo gucungurwa, twamaze kwinjira ku kibazo ari cyo rufatiro rw'inyubako y'agakiza. Umuntu byamarira iki gutunga iby'isi byose niyakwa ubugingo bwe? Hakavuga ngo cyangwa se umuntu yatanga iki kugira ngo acungure ubugingo bwe? Uwo ni Mariko wabivuze gutyo. Noneho Luka we arimo arabivuga mu gice cye cya 9 ku murongo cya 9 ku murongo wa 25 ho avuga amagambo nk'ayo ngayo, ariko avugamo akantu gato nshaka ko twongeraho. Akavuga ngo mbese umuntu byamarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi narimbuza ubugingo bwe cyangwa nabwakwaho indishyi? Urumva akantu Luka yongeyemo ko arushaho gusobanura, avuga ngo mbese byamarira iki umuntu gutunga iby'isi byose ariko narimbuza ubugingo bwe, cyangwa se ubugingo bwe bukaba indishyi, bukaba inyishyu y'ibyo bintu byose atunze. Urumva agasobanuye gato, kwigira imbere gato kuruta kuri Mariko, kuko Mariko yavuze ngo mbese byamarira iki umuntu gutunga iby'isi byose ariko niyaka ubugingo bwe. Uko kubwakwa ntago icyabumwatsi yaragisobanuye, ariko Luka bisobanuye ngo mbese umuntu byamarira iki naramuka arimbuje ubugingo bwe, naramuka atunze iby'isi byose ariko akarimbuza ubugingo bwe. Ikintu Umwami Yesu yasobanuraga hano, yararimo yerekana ko ubugingo bw'umuntu bufite agaciro karuta gutunga iby'isi byose. Ibintu abantu b'isi ntabwo bashaka kubyumva, ariko nyamara bifite agaciro gakomeye, kuko Umwami Yesu yasobanuye anerekana agaciro k'ibintu byose byo mu isi, kubitunga uri umuntu umwe, akagereranya no kwamburwa ubugingo bw'umuntu, asanga ntabwo umuntu yabigereranya, kuko ubugingo bw'umuntu bufite agaciro gakomeye karuta gutunga iby'isi byose. Aravuga ngo nta n'ikintu byamarira umuntu aramutse atunze iby'isi byose ariko ubugingo bwe akabwamburwa. Ndagira ngo ibi bintu byumve neza, kugira ngo twumve icyo Kristo yakoze kugira ngo akunde dusubize ubwo bugingo. Ubwo bugingo Bibiliya y'Ikinyarwanda niko ibisobanura, yacu Bibiliya yari ivuga ubugingo, Bibiliya yindi zikagenda zisobanura ko ubwo bugingo ni ubuzima, ariko atari ubuzima bwacu mvuga bw'imibereho, ntabwo ari byo ndi kuvuga, ahubwo ni ubuzima bugendana no kubaho iteka ryose ariko muri presence y'Imana. Kuko umuntu kubaho iteka ryose bigendana n'uko arimo asubira ku mwimerere w'icyo Imana yamuremeye kuba cyo. Donc icyo mvuga ni uko twigeze kuganira ku gice cyo kumenya, tuvuga ku byerekeranye na catalogue cyangwa se urupapuro rujya rusohokana n'igikoresho kivuye mu ruganda rwerekana imikorere cyangwa se imikoreshereze y'ikintu umuntu amaze gukura mu ruganda. Rero kugira ngo umwana w'umuntu agume ahabwe ubugingo buhoraho, yagombaga kubihabwa nuko yakurikije umurongo w'uko akwiriye kubaho. Donc akurikije umurongo w'umuremyi w'imibereho, akurikije mode d'emploi, akurikije catalogue y'uburyo bw'imibereho. So rero umwana w'umuntu yabitakaje, ntabwo ndi bubitindemo kubera ko yatandukanye gato n'uburyo bw'imikorere, bituma yisanga mu butware, asigaye akora mu buryo butandukanye n'ubwo yageneye kubaho, bigatuma n'igihe cyo kubaho cyo muri ubu buzima kiba gitoya. Ariko Bibiliya ivuga ubuzima bw'iteka ryose, ariko ikabuvuga ubuzima bw'iteka ryose inabwerekeranije nuko umuntu yasubiye mu mwimerere w'icyo Imana ishaka kaba cyo mu ntego zayo zo kumurema. Niyo mpamvu rero
biracu biriya yerekana nakoresheje ijambo ninjya mvuga icyo kintu cyitwa ubuzima buhoraho, umuntu ari mu murongo mu mugambi w'Imana yagambiriye kabamo, nzajya mvuza ubugingo. Nimba mvuza ubugingo nzajya mvuza icyo ngicyo. Ubwo tuze kuza kugenda neza kuri iyi ngingo yerekeranye n'ubugingo, ariko ubugingo buhoraho. Rero umwami Yesu aravuga ngo umuntu nta kintu byamumarira niyo yatunga iby'isi byose, mu yindi mvugo akorera hanze y'umurongo washyizweho n'Umuremyi, ari hanze ya mode d'emploi, ari hanze y'uko Imana ishaka kwabaho muri buno buzima no mu buzaza. Imana itugiye neza kandi Imana idufasha. Rero umwami Yesu asobanura ko nta kintu bimaze. Hari igihe tufata twebwe gutunga iby'isi tukabishyira hejuru, tukabishyira imbere y'uko tugira ubwo bugingo buzima, cyangwa se tugendera mu murongo wa nyir'uruganda, tugendera mu murongo w'Umuremyi wa byose, ariko nyamara tuba twibeshye, kuko nta kintu bimariye umuntu gutunga iby'isi byose niyaka ubugingo bwe ingwate. Kubera ko ibyo bisobanuka bite? Bisobanuka ko iyo umuntu agiye kuva muri buno buzima, nta muntu nabonye ugenda bishaka, bose bagenda batabishaka, kandi abona ko gutunga byinshi nta kintu byari bimaze, no gutunga ibyiza nta kintu byari bimaze, kuko utabasha kubigumana. So rero ni mpamvu muzabona Salomo yarakunze kurangiza urugendo rwe akarurangiza muri ariya maganya avuga ngo byose ni ubusa, byose ni ubusa, kandi yaratunze byinshi. Kubera iki? Icy'ingenzi umuntu aba yagihushije, kuko nta kintu byamarira umuntu gutunga iby'isi byose ariko ari gukorera hanze y'umurongo w'ubushake bw'Imana kuri we. Icyo Kristo yakoze rero ni iki, cyangwa se cy'Imana ubwayo yakoze ni iki? Ni ukuza kudusubiza mu murongo utuma tubasha gutunga ubugingo buzima kandi buhoraho. Ubutunzi bwa mbere dufite ni icyo ngicyo. Icyo umwami Imana yaragambiriye ni uko dusubirana ishusho y'Imana twatakaje, kuko Imana iri mu muntu, ngira ngo murabizi ko yaramuremye mu ishusho yayo. Nimvuga ishusho yayo ntabwo mba ndimo ndavuga kuno duteye dufite amatwi n'amazuru n'iki, ntabwo ari byo ngibyo mba ndimo ndavuga, kuko uretse ko imiterere yacu imeze gutyo, ariko buriya natwe ubwacu ntabwo ibyo bintu mvuga bisa, kubera ko bamwe bafite uruhu rw'umukara, abandi bafite uruhu rwera, abandi bafite, natwe n'abirabura ubwacu ntidusa, n'abazungu ubwabo ntibasa. So rero nimvuga ishusho y'Imana ntabwo mvuze icyo ngicyo, ahubwo Imana ubwayo ni umwuka. Ishusho y'Imana mvuga ni umwuka w'Imana muri twebwe. Ninjya mvuga ishusho y'Imana ujye wumva icyo ndi kuvuga icyo ari cyo, kuko Imana ni umwuka. So rero ntabwo mvuga umubiri wacu. Murakoze, reka dukomeze. Hanyuma ikintu Imana yashakaga ni uko twebwe ubwacu, wa mwana w'umuntu watakaje ishusho y'Imana, watandukanye n'umwuka w'Imana, wa mwana w'umuntu wageze aho ayoborwa n'umutima nama, wageze aho ayoborwa n'ubutegetsi bw'abantu, wageze aho ayoborwa n'amategeko n'ikibikanira ntibashe kumutunganya rwose, Imana yari igambiriye kumusubiza kuri original, yari igambiriye kumusubiza ku mwimerere wayo. Hanyuma umuntu yamara gushushanywa n'ishusho y'Imana ubwayo, akaza guhabwa na bwa bugingo buhoraho avec, cyangwa se hamwe. Donc impano y'Imana ni ubugingo, ariko ubwo bugingo bushobora kuboneka gusa igihe umuntu yasubiranye ya shusho y'Imana. Ngiyo bityo rero, cyangwa se ngiyi intego, nicyo cyatumye byasabaga umuhuza ubasha gukora ibyo bintu byose, ubasha kutugeza kuri izo ntego zari ku mutima w'Imana. Kuko akari ku mutima w'Imana ni uko Imana icungura, igura, yishyura ikiguzi cy'urubanza rwari ruri ku mwana w'umuntu, yangiza ikisubiza umwana w'umuntu ari mu bwiza, ari mu ishusho yari yamugeneye kubamo. So rero byari bikeneye ko ubikora agomba kuba afite ubwo bushobozi bumuhesha kubigeraho. Icyo mvuga ni iki? Twasobanuye mu mpamvu z'agakiza k'Imana yari ikeneye kurema undi murongo. Uko twakomotse kuri Adamu umwe, niko twari dukeneye no gukomoka ku wundi Adamu, kugira ngo uyu murongo waguye mu mutego ukurwe cyangwa se usimburwe n'uyu murongo uzadusohoza ku Mana. Niyo mpamvu byasabye ko tubona undi Adamu. Nujya mu gice cya gatanu cy'ibyahishuwe urasanga iby'inama y'agakiza, uburyo Imana yashakaga uwo gucungura umwana w'umuntu hakabura n'umwe. Burya kubura n'umwe byari bifite igisobanuro kinini, kubera ko niwitonda ukigira imbere urasanga Bibiliya inasobanura ko ubwo Kristo yari amaze guhaguruka, Yohana yarahindukiye ngabona marayika aramubwiye ngo
humura uwirira Yohana kuko intare yo mu muryango wa Yuda aranesheje. Yarabwiwe ngo ni intare yo mu muryango wa Yuda cyangwa se ni umutwaro ukomoka mu muryango wo kwa Yuda, ariko ahindukiye Yohana yitegereje aho kugira ngo abone intare yo mu muryango wa Yuda, ahubwo yabonera umwana w'intama watambwe. Ibyo bitwereka iki? Bitwereka ko uwo mutware agomba no kuba ari umutambyi kugira ngo abashe gukora imirimo yombi, donc yo kuba umutambyi akaba n'umwami, kugira ngo abashe kuduhuza n'Imana Data, kuko ibyo byose biragaragara bikatwereka uburyo Kristo yatweretse ishusho y'ubutware bw'Imana kuri twebwe, uburyo dukwiriye gufata Imana, uburyo dukwiye kumenya imigambi y'Imana, ariko nanone akanongera akatubera umutambyi, akatubera icyitegererezo cy'umubano umuntu akwiriye kujyana n'Imana nk'uko Adamu byari bimeze we n'abana be. Ko Adamu agomba kuba umutware, akaba n'umutambyi, akaba umuhuza w'abana be n'Imana. So niyo mpamvu rero ibyo ngibyo Kristo yabidukoreye, nawe atubera cya kiraro kiduhuza n'Imana, nk'uko yabibwiye Natanayeli, akayamubwira ko ari we mubano w'ijuru n'isi. Nta kindi kiraro kiriho cyeretse Kristo uhuza abantu n'Imana. Nta kindi kiraro kiriho gihuza abantu n'Imana keretse Kristo wenyine. Nta yindi nzira iriho ihuza abantu n'Imana itari Kristo wenyine. Ntabwo ngewe iyo ndimo mvuga iby'ubutumwa bwiza nshobora wenda kubebera ngo ngira andi mahirwe ntanga, kuko ntayabaho. Nyine ubu Kristo bugira exclusivité, ni ukuvuga ngo Yesu Kristo natubwiye ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, nta muntu n'umwe ujya kwa Data ntamujyanye. Ni ukuvuga ngo nta handi hantu, nta handi washakira, nta handi wanyura, kubera ko Kristo niwe kiraro cyonyine gihuza abantu n'Imana. Nta yindi nzira ibaho, nta yindi nzira tuzabona niyo twabigenza gute, kuko he is the only bridge. Niwe kiraro cyonyine Imana ibasha kumanuka ishaka aho abantu umuntu abasha kuzamuka ashaka Imana. Kubera ko nk'uko nabivuze, wenda iryo jambo reka ndisome n'aresorezo kino gice cyacu, tuzakomezanye tuganira ku nzira ijya ku musaraba, kuko ntabwo Kristo yaje ngo ahita ajya ku musaraba, ahubwo yaraje abanza kubaho nkatwe, abanza kugenda nkatwe. Niyo mpamvu twamuvuzeho gatoya nk'urufatiro, tumuvugaho nk'umuntu wabyawe n'umugore, ariko aza ari umwana w'umuntu, ariko atari umwana wa Adamu, kubera ko kuvuka kwe ntabwo byakomotse ku bushake bw'umugore n'umugabo, ahubwo byakomotse ku mbuto Imana yateretse mu nda ya Mariya. Ibyo sindi bubitindeho, kubera ko yagombaga kuza ari umuntu rimwe n'intoki z'Imana, adafite karande, adafite kamere, adafite. Reka dusome mu gice cya mbere cy'urwandiko cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, aho Yesu yavuganaga na Natanayeli, aho yamubwiye ngo, Yesu aramubwira ati, mbese wijejwe nuko nkubwiye yuko nakubonye uri munsi y'umutini, uzabona ibiruta ibyo. Kandi arongera ati, ni ukuri ndakubwira yuko muzabona ijuru rikingutse, abamarayika b'Imana bazamuka bavuye ku mwana w'umuntu bakamumanukiraho. Ayo magambo turaza tukayasanga no mu gice no mu itangiriro mu rugendo rwa Yakobo, igihe ajyaga i Padanaramu kwa sebukwe Labani, aho yabonye urwego ruhuza ijuru n'isi, aho abamarayika bamanukaga abandi bakazamuka kuri urwo rwego. Hano Yesu nanone yabisobanura avuga ngo ni njye nzira n'ukuri, mu gice cya 14 cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, avuga ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, nta muntu n'umwe ujya kwa Data ntamujyanye. So rero munyihanganire kubivuganyo, ariko umugambi w'Imana ku mwana w'umuntu ni ukumukiza kandi kumurokora bikoresheje inzira yo kumunyuza mu gitambo cya Kristo. Nta yindi nzira ibaho, ntago nzi uko nabibasobanurira, ariko nta yindi nzira ibaho. Ubyizera utabyizera, nta yindi nzira ibaho, kugira ngo niba dushaka kubona ibyiza, niba dushaka gusubira mu murongo wa manufacturer, niba dushaka gusubira mu murongo Imana yatanze w'imibereho, tukabona ubugingo buhoraho, ni ukuri nta yindi nzira tuzabona itanyuze mu mugambi w'Imana iri gukiza umuntu, ikabanza ikamukiza akaga yatewe n'icyaha, yarangiza ikamunga nayo ibikoresheje umusaraba wa Kristo. Umwami Yesu aguhire. Ntabwo ndibivugeho cyane muri kino gice cyacu, ariko nyamara nitumara kuvuga iby'umusaraba tuzabireba neza, kuko ntiwishuke, Imana ntabwo ineguriza izuru. Ibyo yawubye nibyo uzasarura. Niba yarashyizeho inzira nutayigenderamo ukibwira ko uzahirwa, uzaba wishuka mu kongo. Umwami Imana aragukunda, nawe ashaka ko usobanukirwa ukuri, kugira ngo ntukomeze kwishuka, kandi ibyo Imana ishaka arabigushyiriyeho kugira ngo ubone ikiraro kiguhuza n'Imana. Nta yindi nzira ibaho yaguhuza n'Imana iri hanze ya Kristo. Reka dusenge. Turagushimiye Mwami Yesu kuko udukunda kandi ukatwitaho.
impamvu nkuhendahenda kugira ngo ujye neza imitima y'abantu bose batwumva, kugira ngo bamenye icyo bakwiriye gukora kandi bamenye umugambi wawe kuri bo, kugambiriye kubakiza, kugambiriye kwiyunga nabo, ugambiriye kubaha ibyiza, ariko binyuze mu byo wakoze, kuko ibyo bakoze byo bitabashaga kugushyikira. Urakoze, ngaho tugirire neza kandi tubure mu nzira y'ukuri kubwa Yesu. Amen.